Yesu nashimwe. Twongeye kunezezwa n'Imana muri aka kanya, iyo yemeye ko twiga ijambo ryayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Njye mugiye kubana ni Mushimiyimana Justine. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo icunge hasigaye rimwe. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushima no kuguhimbaza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduha wo kwiga ijambo ryawe. None Data, turagusabye ngo utworohereze Mwuka wawe wera, adufashe kumva no gusobanukirwa neza icyo dushakaho muri aka kanya, mu izina rya Yesu, amen. Icunge hasigaye rimwe. Muri aka kanya turi guhabwa umuburo wo kwicunga. Ese ni ukubera iki? Iyo tugiye mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 25 hari amagambo avuga ngo mwirinde mutanga kumva ivuga, ubwo babandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu isezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si isi yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Hano Imana itubwiye ko ngo hasigaye rimwe igatera isi igishyitsi, ndetse atari yo yonyine ahubwo n'ijuru ririmo. Kandi mwibuke ko iyo tugiye muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri niyo umuntu atakumva. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri niyo umuntu atakumva. Kandi hano tubonye ko ngo Imana yabanje kuvuga iri mu isi, nyamara abatarayumviye baje guhanwa. Kandi tubonye ko igihe abatarayumviye iri mu isi batewe igishyitsi, tubonye ko ngo hasigaye rimwe. Kandi ngo tubonye yuko abayitera umugongo iri mu ijuru nabo itazabareka. Hano rero turahabwa umuburo wo kwicunga kuko hasigaye rimwe. Hari abantu benshi Bibiliya itangaho ingero bari basigaranye rimwe, gusa ntibariha agaciro, bikarangira ribabereye imfabusa. Iyo tugiye muri Daniyeli igice cya 5 duhereye ku murongo wa 1 havuga iby'umugabo Berushazari. Umugabo Berushazari wasimbuye ise ku ngoma yo kuba umwami w'ubwami bwa Babuloni. Se yari yaragize amateka atari meza, gusa nyuma aza kugirirwa ubuntu, aza gukizwa. Ariko uyu mugabo we ntabwo ariko byamugendekeye. Duhereye ku murongo wa 5 avuga ngo umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere y'abo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, ibyo byose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami w'abatware n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari i Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso ye hahinduka ukundi gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, abo banyabwenge b'i Babuloni baje. Umwami arababwira ati uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Umwami yashatse umuntu wamusobanurira izi nzozi, gusa umwe mu bamikazi be aza kumuha igitekerezo cyo gushaka Daniyeli. Nuko Daniyeli aje ku murongo wa 17
Daniyeli asubiza umwami ati impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami inyandiko musobanurire n'impamvu yayo. Hano Daniyeli we ikintu yarashyize imbere si ibihembo yari guhabwa, ahubwo icyo yarashyize imbere ni ugusobanurira uyu mwami inzozi. Ku murongo wa 18 yatangiye kumubwira, aravuga ngo umva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe baramutinyaga, bagahinda imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwo ashatse akarokora uwo ashatse kurokora, yogezaga uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo ashaka gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro. Ku byo yakoraga niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akaresha nk'inka. Umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishatse. Ngo ariko wowe umwana Belushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru, ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, ntibyumve ntibyitegereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha. Icyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha inyandiko. Kandi ibyanditswe n'ibyo ibi: mene tekeli ufarasini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, ishyiraho iherezo. Tekeli bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Hano tubonye yuko umwami Belushazari yagombaga kwigira ku mateka ya se, bivuze ngo icyo gihe Imana yari ivuze rimwe kuri we gusa, ntiyamenye ko hasigaye rimwe ngo yihane, ahubwo yisanze na rya rimwe yari asigaranye rimubereye imfabusa. Bavandimwe, kadusabe Imana tubashishe gukoresha rimwe dufite neza kugira ngo turibyaze umusaruro. Kandi nk'uko turabizi neza ko Imana idakunda abibone, nk'uko yabivuze mu rwa mbere rwa Petero igice cya 5:6 kugera ku 8. Tubona ko Imana irwanya abibone, abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Reka Imana ijye iduha guca bugufi, ndetse iduhe gukora ibyo yishimira, kugira ngo rimwe risigaye ritubere iry'umumaro, riturinde kuba iry'imfabusa. Undi muntu tubona wari usigaranye rimwe nyamara ntariha agaciro ni umuntu bita Ananiya ndetse n'umugore we Safira. Iyo tugiye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 uhereye ku murongo wa 1, bavuga ibya Ananiya na Safira. Ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. Agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukiyifite? Ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba,
bwinshi. Nuko abasore barahaguruka bamukubira baramujyana baramuhamba. Hashize nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, bamujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Muvandimwe, wowe wumvisha amagambo, icunge hasigaye rimwe. Aba bantu babwiwe kenshi, gusa bisanga basigaranye rimwe nyamara batabizi. Kandi nk'uko twabibonye, ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Ushobora gusanga rimwe risigaye ryanjye ari uyu munsi, cyangwa rimwe risigaye ryawe ari uyu munsi. Reka dukoreshe amahirwe dufite uyu munsi neza, kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana yishimira. Nk'uko tubizi rero, Imana yo iradukunda kandi ikunda kuducyaha. Niyo mpamvu yatugiriye inama nziza dusanga mu Migani igice cya 4:24. Aravuga ngo, Imana itugira inama yo kwikuraho umunwa uvuga iby'ubugome n'ururimi ruvuga iby'ubugoryi, kugira ngo turushyire kure yacu. Imana irabizi ko mu bice by'umubiri yaduhaye hari bimwe byaducumuza cyangwa se byaduteza akaga, ariko aha ngaha itugira inama yo gufata umunwa wacu kugira ngo utavuga iby'ubugome, ndetse n'ururimi rwacu kugira ngo rutavuga iby'ubugoryi. Aba bantu, uyu mugore n'umugabo, bazize ururimi rwabo, bagambiriye icyaha mu mitima yabo, ndetse birangira icyaha banagikoze, bibabera bibi ndetse bibabera umuvumo, birangira havuyemo no gupfa. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Aha hantu bakoze icyaha bari basigaranye rimwe ryabo, ntibabimenya kuko baticunze, birangira icyaha kibanesheje, bibaviramo urupfu. Hano twakomeje kwiga amagambo cyane avuga ngo icunge hasigaye rimwe. Ese umuntu yakibaza ngo yacunga iki? Hari abafite byinshi byo gucunga, hari abacunga imitungo yabo, hari abacunga abana babo, hari abacunga imiryango yabo, ndetse hari n'abacunga imitungo y'abandi. Ariko mu ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 4:23 haranditse ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Hano umunyamigani yatugiriye inama yo kurinda umutima wacu, kuko ngo ariho iby'ubugingo bikomokaho. Muri make, nitutarinda umutima wacu, nta by'ubugingo tuba dufite. Niyo mpamvu aba bantu ibi bintu byababayeho, ntago barinze umutima wabo. Dore kuri Ananiya na Safira, umutima wabo wabateye kwinangira ndetse ubatera kubeshya, birangira banabikoresheje akanwa kabo. Ndetse na Berushazari, umutima wiwe wamugiriye inama yo kwishyira hejuru, kandi tuzi ko ngo abishyira hejuru Imana izabacisha bugufi, ariko abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Muvandimwe, reka Imana muri aka kanya yumve gusenga kwacu, iduhe guca bugufi, ndetse iduhe no gucunga imitima yacu kugira ngo itabamo iby'ubugoryi. Iyo dukomeje muri Bibiliya tuhabona izindi ngero nyinshi z'abantu bari basigaje rimwe, nyamara rimwe ryabo rikababera impfabusa. Tuzi amateka y'umugabo Akani washatse gufata ku byasezeranijwe nyamara atarabyemereye, nyamara tuzi ko yashatse kwihana igihe cyarenze, nawe rimwe yari afite bikamupfira ubusa. Muri aka kanya reka dusabe Imana itubashishe gukora ibyo yishimira, itubashishe gucunga umutima wacu kugira ngo tutagwa mu moshya nk'ayo aba bantu
baguyemo. Kandi nanone bavandimwe, mureke imibiri yacu twahawe tuyikoreshe neza, tuyicunge, kuko nibitunanira kuyicunga, Satani we yiteguye kuyiducungira. Kandi igihe ayiducungiye azatuma dukora ibigayisha Imana, azatuma dukora ibyaturimbuza, cyane ko ari nabyo yifuza. Nyamara muri aka kanya Imana yo yifuza ko dukizwa. Ko mu ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 3:19 avuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Ndetse Yesu yavuze ko ngo arimo arakomanga. Uyu munsi niwumva akomanga, ukingura urugi arinjira. Urwo rugi turi kubwirwa rero ni urugi rw'umutima wacu. Reka dusabe Imana kugira ngo tuyikingurire imitima yacu. Nsoza turasoma isomo riboneka mu Migani igice cya 2 umurongo wa 1 kugera 2. Imigani igice cya 2 umurongo wa 1 kugera 2, twumve ikintu Imana iri kutubwira muri aka kanya. Imigani igice cya 2 umurongo wa 1 aravuga ngo, mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawugurira kujijuka. Ngo mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye. Hano turi kurarikirwa kwemera amagambo y'Imana. Ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawugurira kujijuka. Reka natwe muri aka kanya imitima yacu tuyihugurire kujijuka. Kandi iyo dusomye mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 tuhasanga amagambo meza cyane ashimishije umuntu wese yakwifuza kumva. Muri aka kanya turahabwa iyi ntashyo kugira ngo itubere nk'umurinzi, ndetse itubere nk'urugendo mu byo dukora byose. Haravuga ngo, dusomye ku murongo wa 23 kugera 24, haravuga ngo, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Bavandimwe, wowe wumvishe amagambo, reka Imana idufashe kwitaba ijwi ryayo, ndetse nk'uko ituburiye ngo hasigaye rimwe, tubashe kwitaba ijwi ryayo. Rimwe ryanjye rishobora kuba uyu munsi, rimwe ryawe rishobora kuba uyu munsi, ariko reka dusabe Imana kugira ngo itubashishe, kugira ngo rimwe ryacu risigaye turikoreshe neza, kugira ngo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse, tuzamusanganire twiteguye kandi twera dukiranuka. Ibyo nsabiye buri muntu wese nanjye nisabira muri aka kanya mu izina rya Yesu, amen. Dusenga. Dushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko ushoboye byose, uhabwa icyubahiro. Mwami Imana, twizeye amagambo yawe meza atubwira ko dukwiye kwicunga kuko hasigaye rimwe. Turagusabye ngo bidushoboze. Twe mu mbaraga zacu ntacyo twakwishoboza, turi abanyantege nkeya, ariko Mwami Imana ngwino ubane natwe kugira ngo uduhire. Ngaho fasha buri muntu wese wumvisha amagambo kugira ngo umuhe guhirwa nawe. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.